Yego, nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel ya Groupe Protestant GSP, nk'uko dusanzwe tuzi cyangwa se tumaze kubimenyera, ubwo ndabwira kubo dusanzwe tubana kuri uyu muyoboro mugari, nk'uko iyi ni channel y'itorero ry'abanyeshuri, ni Groupe Protestant ikorera mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire de Para giherereye i Huye ku Itaba, tubagezaho rero ijambo ry'icyumweru binyuze kuri iyi channel. Iyi channel inyuraho n'indirimbo zitandukanye by'umwihariko zizakora Bethesda, wanyarutse ukayireba bayita Ushimwe Mwami, uraza guhita uyibona kuri YouTube channel n'ubundi ya Groupe Protestant. Aha turi n'ubundi uraza guhita uyibona, yisacinga wandikemo Ushimwe by Bethesda Choir, uraza guhita uyibona. Rero uyu munsi ikituzanye cyane ni ukuvuga ku ijambo ry'icyumweru, ubwo ku babizi musanzwe mumaze kubimenyera, ariko ku batarabimenya nabo ntababwira ngo kabisa iyi content nikagucika, kandi n'abamaze kubimenya mugerageze mukoreshe kugira ngo mugeze ku bantu benshi, dukomeze kwagura umurimo w'Imana. Uyu munsi rero ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa, tumaje kubana kenshi. Uyu munsi yatuzaniye iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kurebera hamwe icyo uyu munsi yatuzaniye cyadufasha muri iki cyumweru tugiye kwinjiramo. Reka tumwakire, ubwo aratangira yibwira ku batamuzi cyangwa se ku bageze hano bwa mbere, and then ubwo araza guhita anakomeza atubwira ijambo yaduteguriye uyu munsi. Ni Ana Karenge, turacyari kumwe, tugiye gufatanya kumva iri jambo ry'iki cyumweru ryadufasha rikadusindagiza tukazagisohokamo amahoro. Anake, murakoze cyane. Yego. Abatanzi nitwa Nizeyimana Etienne, hano muri Scolaire de Para. Ngiye kwishima kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Yego. Nanjye biramfasha ubwanjye, nyongerera imbaraga. Umunsi rero nifuza ko tuganira ingingo imwe ariko ifite ibyifasha kugira ngo tuyumve neza. Yego. Ubutumwa bwanditswe na Matayo umutwe wa 7, umurongo wa 12, kuko ibyo mwifuza kandi babagirira hamwe bibakorera. Yego. Rero tuyo kumva neza iyo nsanganyamatsiko, nifuza kuyishyira mu byiciro bitatu: mu gihe, mu myitwarire ndetse n'umutima. Yego. Ibyo abandi twifuza ko batugirira gute babitugira mu gihe, mu myitwarire ndetse n'umutima bikadufasha. Yego. Nakomeza. Yego, ariko yaravuze ku bintu bitatu: igihe, imyitwarire no mu mutima. Atubwira ko agiye kubidusobanura akabiduhuriza n'uburyo ushobora kwitwara uko wifuza ko njye nakugirira nawe akaba ariko ungirira. Reka tumuhe umwanya abidusobanurire neza, ndakeka ubwo kugerageza bijyemo mu mizi ku buryo buri muntu wese uri kuri iyi YouTube channel cyangwa se kuri iki kiganiro aza kubyumva neza. Ukomeza kwibutsa ko aya masomo tugenda twiga, itsinda tumaje kubana muri video zigera muri 3, tumaje kwigana amasomo 3. Ubwo rero ujye ugerageza uyakurikirane kandi ugerageze uyandike ahantu kugira ngo azajye akomeza agufashe. Reka dukomeze utuntu dutatu, banza twandike tubone gukomeza ikiganiro: igihe, imyitwarire ndetse no mu mutima. Tugiye kurebera hamwe uko byadufasha. Banza twandike ahantu tubone gukomeza ikiganiro, ubwo nawe tumwakira akomeze adusobanurire akantu ku kandi. Murakoze cyane. Igihe, imyitwarire ndetse n'umutima. Yego. Ni imibereho n'imitekerereze ya muntu, aho kimwe kigiye n'ikindi. Uko umuntu wese twese ko tubayeho, tugenda kubaho mu gihe, imyitwarire ndetse n'umutima, kuko kimwe kigiye n'ikindi. Nanjye ku cyambere rero, igihe rero. Yego. Igihe ni iki? Ndiza amana tundi time nyine, timing is money. Twebwe abakristo rero twumva igihe rero. Yego. Igihe ni kwa kundi ibintu bikurikirana. Byo yerekana rw'ibintu kera, ubu, ejo n'ahazaza. Igihe kigaragaza igihe igikorwa cyabereyeho cyangwa igihe umuntu afite cyo gukora igikorwa. Urugero rworoshye: rero wibutse igihe wabatijwe. Yego. Kuko umuntu mwamwicaranye, mwese mwabatizwa uwo munsi, ibyo biragushimisha. Wumva wa munsi wabatizwaga ari wo munsi mwiza wabonye mu buzima bwawe. Yego. Wa munsi warashimishije cyane. Iyo wibutse mu gihe umuntu wakugiriye neza, igihe yakugiriye neza, wari uri mu kaga akabona ugufasha, wumva muri wowe wishimye cyane, kumva nawe wagira mugenzi wawe ineza, ko wibutse ko hari igihe nawe wafashijwe. Ikindi, iyo wibutse ko igihe abantu tubayeho hano ku isi ko kigira iherezo,
icyo gihe ukoresha neza ingabire Imana yaguhaye yego muri wowe. Muri ndi kugana ku musozo, igihe kidufasha kumenya ibintu biki byatubayeho muri cya gihe byatubayeho, byadufashije iki, byadusigiye iki, natwe rero twamara iki abagenzi bacu dukurikira natwe ibyo twagiye ducamo mu bihe bitandukanye. Cyangwa ikindi, igihe kikadutegurira ibyo tuzakora ejo hazaza. Ku mukristo we rero wari yifuza ko yakomeza atera imbere atera imbere atera imbere, utemeye ko umukristo nta kundi umwana gukora icyiza kugira ngo azabone ijuru. yego Nakomeza yego imyitwarire cyangwa indimi z'amahanga bita behavior, yego ni ibikorwa bigaragaza inyuma uburyo umuntu abayeho, yego ko umuntu abayeho, ko yifatanya n'abandi, cyangwa uko agerageza gukora ibintu. Imyitwarire yawe ni gute itsinda abayeho, ni gute nkora ibintu byanjye. Icyo gihe biramfasha kumenya ngo njyewe ibi nkora bishobora kuba bitsitaza bagenzi banjye, yego bitewe n'uko namenye ko imyitwarire yanjye wenda hari aho ngera nkumva ati sinaharenga. Hari ikintu urugero rworoshye nk'ukuntu umuntu muba muganira ati njye ni uku mbayeho, nta kindi kintu nahindukaho na kimwe, kandi wenda kwa kundi abayeho mu kibi. Ya myitwarire nimba abayeho mu kibi ntabwo azatekereza gukorera mugenzi we icyiza, yego ariko nimba abayeho mu cyiza azatekereza gukorera mugenzi we icyiza. yego Imyitwarire yacu rero uburyo twifatanya n'abandi mu bikorwa byiza. Ufatanyije n'umuntu mu gikorwa cyiza uzagana heza, yego ufatanyije n'umuntu mu gikorwa kibi uzagana habi. Urumva rero ko imyitwarire nayo ni kimwe mu kintu kigize umuntu, cyane cyane n'uwo yakoresha ari umukristo. Ubukristo bumufasha gufasha abandi nabo kugira ngo imyitwarire myiza. Imyitwarire bwo buryo umuntu agaragaza isi, intego n'amahitamo bishya. Imyitwarire yacu intego n'amahitamo yacu. Intego yanjye nka Etienne ni iyihe? Wowe mukristo intego yawe ni iyihe muri ubu buzima? Umubyeyi mu rugo intego ye ni iyihe? Umwana mu rugo intego ye ni iyihe? Nyine byose bigenwa n'imyitwarire yacu. Uyu mwana azavamo iki ngiki, uyu mwana azakora iki ngiki. N'ubukristo nuko umeze rero, witwara gutyo. Uko ugenda usenga gake gake, iby'Imana bigenda biza gake gake, ukagenda bikakuryohera, bikagera bigutwaye, ugasa n'uwemeye Yesu Kristo. yego Umukristo akwiye gusa n'uwemeye ni Yesu Kristo. Niba ashaka gusa nawe rero ngo agire imyitwarire yamuranze, akagira urukundo, akagira impuhwe, agafasha abandi, akaja kwihanganira abandi. Ibyo rero nawe igihe kizagera nawe Imana imwiture. Kameze umutima nawe iri mu kigize umuntu. Amarangamutima, yego cyane mu mutima umuntu amenya amarangamutima y'umuntu ni ayahe, amarangamutima y'umukristo ni ayahe, n'ubushake bw'ibitekerezo. Nigute umuntu atekereza, n'umwuka w'ubugingo bwa muntu. Mu mutima akamenya ko ariho amategeko y'Imana yanditse. Amategeko y'Imana yanditse mu mutima w'abantu, ntabwo yanditse ahandi. Uko twayigishijwe tuyumva yanditswe mu mutima wacu. Gukunda Imana n'umutima wawe wose, urumva ko mu mutima w'umuntu harimo urukundo. Icyo gihe rero nimba umutima wamenye ko harimo amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana abereyeho kutumurikira kugira ngo tugere ahantu heza. Icyo gihe wa mutima uzagufasha gutekereza icyiza kuri mugenzi wawe. Ikindi kiruta ibindi byose ni urukundo. Wige gukunda kuko wamenye ko mu mutima w'umuntu harimo iki? Urukundo. Kandi gukundana ni itegeko ry'Imana. Umutima uzadufasha kumenya ko mu muntu tugomba kwirinda ikibi, kuko amategeko y'Imana tuza gukora iki ngiki, iki n'iki, gusambana, kwiba, kwangana n'ibindi byose. Kumenya ko amategeko y'Imana abitubuza, kandi kuko amategeko y'Imana yanditse mu mitima yacu, igihe azatubera iki? Urumuri. Ikindi ugiye guhuza rero, gufata ya myitwarire, igihe n'umutima bihurize mu kantu, mu kintu gito umuntu yasigarana. Umutima ugira ibitekerezo biganisha ku cyiza, naho igihe gishyiraho amahitamo yo kubikora.
naho imyitwarire ikaba igaragaza ibyo umuntu yakoze. Ndabisubiramo, umutima ugira ibitekerezo byiza abakristo, yego, naho igihe cyacu nk'abakristo tugikoresha amahitamo yo kubikora, ibitekerezo twavanye mu mutima, yego, naho imyitwarire yacu ikagaragaza ibyo umuntu yakoze. umva nicyo nabifuriza mu kintu tugiyemo, ibyo batwifuriza ko dushaka kandi badukorera byose byiza, natwe tubibakorera tugenda muri izo ngingo eshatu, kuri uwo mutima ufite ibitekerezo byiza, ndetse n'igihe gishyira amahitamo yo kubikora, ndetse n'imyitwarire igaragaza ibyo twakoze, Imana izabiduhembera. Murakoze. Yego, arakoze cyane, atubwiye ijambo ryiza cyane. Ngira ngo wowe wumvishe ikiganiro kuva gitangiye, twumvishe ubusobanuro bw'igihe, imyitwarire ndetse n'umutima. Ikintu ugiye gukora ni kimwe, ugiye kugenda muri komenti utwandikiremo, ese wowe iri somo ry'umunsi waryakiriye gute, cyangwa se isomo ry'umunsi waryumvishe gute? Njye numvisheho amagambo y'ubwenge, ubwo ntanjye nigaga nakurikiraga kuko ni ubwa mbere nari ndyumvishe, nari ndi kwiga, ubwo nanjye ngiye kugerageza nkore samari yanjye, nawe ubwo uraza kugerageza ukore iyawe. Ushobora kutwandikira kuri komenti, cyangwa se ukaza kutwandikira no kuri iyo nimero ya telefone kuri WhatsApp ukatwandikira, nta kibazo, nabyo birakunda. Uri muri komenti cyangwa se muri description ya video. Njyewe nkurikije uko nabyumvishe, wenda nshingiye kuri kano kantu dukore bwa nyuma, numvise ko umutima nutekereza ibyo dukora, hanyuma igihe kikagena igihe ubikorera, ariko imyitwarire yo niyo igaragaza ibyavuye muri bimwe wakoze. Turabeshye? Murakoze cyane. Yego. Urumva ko njyewe nagerageje gukurikira, sinzi rero niba nawe wakurikiye ikiganiro neza kugira ngo ube wumvishe ibyo bintu uko bikurikirana, kandi ibyo bintu byagufasha uramutse utekereje ikintu cyiza ukagena igihe ugikorera, hanyuma imyitwarire ikagaragaza icyavuyemo, ni nabyo bizaguha kubana neza n'abantu. Uko twatangiye tuvuga ngo ese ni ibiki, ni gute wabigenza kugira ngo icyo wifuza ko nkukorera nawe ubanze ugire ute ukinkorere. Ni ibyo ngibyo rero, igihe, imyitwarire ndetse n'umutima. So reka tugushimire. Murakoze cyane. Turamushimiye rero, ubwo ntawe nakubwira ngo kora subscribe niba utarayikora, iki kiganiro ujye ugerageza kugisharinga kugira kigere kuri benshi. Ijambo cyangwa se ijambo ryadufasha muri kino cyumweru, ijambo ry'icyumweru ryo ni akagaruka, ni buri cyumweru, ni buri gihe ndahari, ni Anaclet, tuzajya tubana n'abantu bagiye batandukanye, habetse n'umva rimwe tuzakomeza kubana cyane, ndetse n'abandi bose tuzakomeza kubana, tubona abashyitsi hano n'ubundi dukomeze kubana, ndetse no hanze yewe turaje tuhagere vuba, no hanze naho turaje tuganiriza abakozi b'Imana bagiye batandukanye kugira bakomeze kudusangiza ijambo ry'Imana ryadufasha kuva aho turi tukimuka tukajya aheza, tugakomeza gutera imbere mu buryo bw'umubiri ariko no mu buryo bwo muri Kristo Yesu, tugakomeza gutera imbere. Reka mbashimire rero mwese mwateze amatwi kandi mwanakurikiye iki kiganiro, nkomeza kubabwira ko niba uri kumva iki kiganiro warize muri groupe scolaire de Para, jya muri comment wandikemo akantu, hanyuma twavuze ko muri discussion harimo nimero za telefone, ubwo ni kuri WhatsApp uri butwandike cyangwa se kuri email nayo irimo, uraza kutwandikiraho. Hari umushinga uhari mugari wa groupe Protestant GSP wo gukora ikiswe Bedside Outside, ubwo kubahize murahita mwumva iyo korali, murahita muyibuka neza cyane, nayo ifite indirimbo nshyashya bita Ushimwe by Bethesda, nayo uraza guhita uyibona. Ubwo ku bantu mwaba mwaranyuze hano cyangwa mwarahize hano kuri groupe scolaire de Para, cyangwa se mufite amakuru amwe namwe muzi, mwaza kutwandikira kugira ngo tubashe kubimenya, ni ukudufasha namwe mwifasha kugira dukomeze kwagura umurimo w'Imana. Ibyinshi kuri uwo mushinga muzabisobanurirwa mukimara kutwandikira, hari uhari wo kubafasha. Ni Anaclet na ba nyina Etienne ndetse n'abandi bose tuzakomeza kubana. Murakoze cyane, nkomeza kubwira ni ciao ciao.